Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro cya YouTube channel yanyu yitwa Amazina Live. Tugiye kubana muri iki kiganiro ndi Yvonne. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi video, ndagusaba gukora subscribe ndetse na share kugira tuzajye tubana umunsi ku munsi. Uyu munsi nabazaniye izina Ethan. Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Ethan. Ethan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Giheburayo, rikaba rigaragara muri Bibiliya cyane cyane mu Isezerano rya Kera, aho Ethan yavugwaga nk'umuntu w'umunyabwenge. Izina Ethan risobanura umuntu ukomeye, uhamye cyangwa utagushwa n'ibihe. Izina Ethan rishobora gusobanura kandi uhoraho cyangwa ufite imbaraga zihoraho. Mu yandi magambo, ba Ethan bisobanura umuntu wihagazeho, ufite intego kandi udacika intege. Ba Ethan usanga ari abantu batekereza cyane, bakunda gusobanukirwa ibintu, bagashaka impamvu z'ibintu byose. Ba Ethan bakunze kuba ari abahanga, badahemuka, ntiborohera gucika intege cyangwa guhindura icyemezo. Ba Ethan bavuga make ariko bagakora byinshi, mbese ibikorwa byabo nibyo byivugira. Ba Ethan bafite umutima w'ubuyobozi, bakunda gufasha abandi no kubayobora mu nzira nziza. Ba Ethan bakunda amahoro n'ubutabera, ntibishimira akarengane, bakunda ibintu bigendera ku murongo. Ibyo ba Ethan bakunda: ba Ethan bakunda ubwitonzi, ahantu hatuje, nko kujya ahantu hari ishyamba, amazi cyangwa urusaku ruke. Bakunda gutekereza no gusoma, biyungura ubumenyi n'ubwenge. Bakunda gukora ibintu bifatika nk'ikoranabuhanga, inyigisho cyangwa ibikorwa bifite umumaro. Ba Ethan bakunda ubucuti bw'ukuri, ntabwo bishimira abantu bavuga byinshi bitagira ibikorwa. Ba Ethan kandi bakunda gusoma ibitabo cyane. Mu buryo bw'urukundo, ba Ethan iyo bakunze bakunda byimbitse kandi by'ukuri. Iyo Ethan akunze umuntu cyangwa ikintu, aragiharanira kandi ntacyibagirwa byoroshye. Abantu benshi bitwa ba Ethan bavuga ko ari abantu b'imico myiza, bizerwa kandi b'inyangamugayo. Nubwo ba Ethan baba bafite imico myiza cyane nk'uko twabibonye, hari ibintu bimwe bishobora kubagora cyangwa bikabagaragaza nk'abafite imyitwarire mibi, nko kuba bihanukira cyane. Ba Ethan kandi ntibakunda kugaragaza amarangamutima yabo, baba bashaka kuba perfect cyane kandi bakagira ishyaka rikabije. Ikindi kandi, ba Ethan ntibakunda umuntu w'imvugo nyinshi, mbese umuntu uvuga amagambo menshi ntibamukunda. Ibyo rero bikabagaragariza nk'aho ari bibi kuri bo. Murakoze. Ubusobanuro bw'izina Ethan naho bugarukiye, basaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo yatwandikira, twazamusubiza. Murakoze, tuzabonana mu kiganiro gitaha.